Christ. Bro, ntabwo konti yawe tubizi ijya kuzamukira kuri iyo video. Byagenze nayo Miki. Byagenze Miki. Mugire umunsi mwiza kuzamura. Nugenda urabutsinzwe. Okay, njye nkunda gutsindwa nkaniga ndatsinzwe basi. Gusa amasaha nyine iminota nabaze gukoresha. Oya witsindwa. Ntabwo reka nkubwire Goreti. Zahora nzamuka kuri live yawe nyine mu gihe nyine bisaba. Umenye ko ngomba kuzamuka but ntabwo njya nzamuka for challenge. Sibyo sinarwo njya nzamuka. Impamvu nuko avuze ngo reka zane ifite kamera iriya nta kamera iriho ntabwo yazamuka. Ngewe nje hano naje muri challenge kuko challenge ije abantu baje kuzana hano ntabwo zigabura buri muntu wese uri hano. Buri muntu ufite ukuntu yitunze. Uzana challenge zidafite umusaruro ziri butumare nta kintu ziraba zimaze. Ngiye cyo naberekaga cyane. TikTok for fun. Urabutsinzwe kubera ko umaze kutwereka kadi nawe aravuga ati noneho reka nanjye nzane muri akawunti ndajyaho kamera nanjye nshyireho kamera yanjye. Njye nemeye gutsinda. Njye natsinzwe boss. Utsinzwe iki watsinzwe mu bijyanye n'iki? Eriko nk'umuntu mukuru akaza burya umuntu utemera gutsindwa nta nubwo yemera kwiga. Njye rero nemera gutsindwa na nemera kwiga hano kuri live ya uranyigishije ndanatsinda. Ikibazo ni uko none se urigira he? Nawe sasa uri kuma challenge ntatekerezaga. Ariko njye ntabwo binshimishije kubera ko wari umaze kutwereka ikarita kandi umuntu yaravuze ngo ngiye reka nanjye nzane akawunti yanjye ya nyayo and then wereke yuko wibeshye ushobora kuba ibintu bisobanurira. Tugiye kujya mu karita uyu mujama niyo yaba afite ikarita ibinyamakuru nshobora kumwereka umaze guta muri uru Rwanda ndamuzi cyane niyo mpamvu nanze no guhangana ko ngiye nanga guhangana n'abamotsi ndamuzi mvuze ko ari kumuka mwana mwajya mumwaniriza amagambo mvuze ntabwo mvuze ko ari kumuka icyo cya kibazo cyahangana n'abamotsi hanyuma wandike n'ijambo aramuka wumve ko bihura nta hantu bihurira. Njye simpangana n'abantu wa muntu ukunda challenge mu buzima afite icyo ari gukorera ashobora kuba yaje mu kazi ariko mbese naje mu kazi naje kujyana ibiganiro n'abantu bari hano. Abo bantu batangiye kunshyira mu kazi kandi sinaje mu kazi kandi njya mvuga amagambo atandatu atari ibintu byiza niyo mpamvu ngiye kugenda. Teta hi, how are you? Ese byagenze bite gore? Miki oya twavugaga ku bijyanye n'inuza nyine na edit twa turi mu bintu byo ku editinga niyo mpamvu. Mwari muri mu gafirimbi ka Jihad muvugisha ukuri badusobanure n'abandi. Miki wumvishe kandi aribyo muza turi gucarenginga muri kuvuga ngo murabizi neza ko ngagafite bari mu mafirimbi ya Jihad. Oya Miki reka musobanurire hano hari hari challenge abantu bari hano bari kuvuga ngo barabizi neza ko Jihad ngo babonye ko ngagasilamu nanjye mbabwira ngo na edit baho kuko ngende edit ntabwo twakwemeza ko agasilamu ibyo byo video ntabwo ari ko urakoze nanjye nibyo nasobanuraga ndababwira ngo Jihad si ibintu byo rwose niba wumva ikintu banjije ndababwira ngo ngewe Jihad ntabwo muzi niba silamu cyangwa bisilamu ariko nzi neza ko edit baho ko nanjye ndeditinga ibintu byinshi y'abafilime cyangwa ibiki nanakeditinga ifoto y'umuntu nkayishyiraho ibintu by'umuntu tutazi ibyo bibaye intangazo y'intambara hano editinga by'umuntu atari ni ibintu bisanzwe ahubwo dushingiraho tuvuga ngo ni agasiramu tutarahuye nawe byanyasha wagira ngo nicyo kibazo cyihangana cyabayeho turavuga ngo uzana akavuga ko agasiramu ubwo bararyanye mu gihe mutaryanye murahera ariko kuvuga ko agasiramu ntabwo muri kumva uko byagenze ariko njyewe ikibazo mbafite ni ukuntu Miki aje ari ku ruhande rwose yisetsa mbere ukuntu ntabwo njyewe kwisetsa my friend
nikaraza ku ruhande rwanjye ngampereza iki hano nababwiye ngo ikintu kitarimo kaje sinjya nyijya wenda nta muntu uzi nimba asabye ariko njye ikintu cyo kimbabaje hagati aho si uko jihad ngasiramu cyangwa disilamu si uko jihad ngasiramu cyangwa disilamu si uko jihad ngasiramu cyangwa disilamu uze kuvuga amakuru wizeye mane mu Rwanda cyangwa muri bande nyine ariho ya Miki Derek niwe wazanye iyo topic ntabwo ari njye wayize sisi mbabarira uvuga ibintu byabereye hano ninde wazanye topic ya jihad usibye kuba narabwiye yuko jihad natanze urugero rw'abantu mushaka kuvuga ikintu mutabasha kwanariza mugahita muzana wajya jihad mwari murwaye navuze ngo reka dutange urugero come on uretse kubwira urugero rwanjye niwe yayizanye yenda bajije ikibazo nanditse hano muri comment muri professionnel muri byiza mwakoze kunyakira nabajije niba uri professionnel arasiramuye ntasiramuye tureke kuzajya tuvuga nagarutse wemera niyo mpamvu nemera iki yese wanyemeza nakubajije ikibazo cyoroshye ntabwo ushaka kwemeza ariko biki ngewe ushaka kunyemeza kandi nawe uteye erega nakubajije ikibazo cyoroshye goreti ntabwo nabajije iki kibazo nanditse muri comment erega aho washatse kuganisha nawumvishe naho wumva kuko nturi muri njye umbwiye uti iriya videwo ni edit nabyumva ariko wowe wazanye ibintu byo gushiramo ibintu byinshi no nabajije ni gukora edit arasiramuye ntasiramuye aho ndi buze kukumva umva sisi vuga ngo nazanye ibintu birenze capacity y'ubwonko bwawe ahubwo ntabyo wazanye nta capacity urayifite hoho nkeneye kumenya kose ya intellectuelle yawe genda kuko nta kirimo pe mu mutwe nabi